Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Muhato TV, mwe mwese mudahwema kutwereka urukundo, reka twizere ko mumeze neza, twizere ko mukomeje kugubwa neza. Nimuze dutemberane umujyi wa Goma umaze umwaka urenga mu maboko ya AFC M23. Niba telefone yawe itarimo umuriro cyangwa se ukaba udafite mega zihagije, birashoboka ko hari byinshi ugiye guhumbira muri iki kiganiro. Tariki nk'iyi umwaka ushize byari bigoye kwemera ko umujyi wa Goma uzongera kuba nyabagendwa, abawutuye bakongera kubaho mu mahoro n'ibyishimo, kuko wari umaze igihe warabaye isibaniro ry'imirwano ndetse urangwa n'ibikorwa by'urugomo bya FARDC, FDLR, Wazalendo, abacanshuro n'abandi. Nyuma y'umwaka uyu mujyi uri mu maboko y'abarwanyi b'ihuriro AFC M23, ibintu byarahindutse. Ubu abaturage bari ku murongo, bazi ko buri wa gatandatu bagomba guhurira mu muganda rusange wo gusukura umujyi uzwi nka Salango. Ariko icyiza kirenze byose, bafite umutekano ubemerera gukora amanywa n'ijoro. Impinduka ntizitinda kwigaragaza kuko uzibona ukigera mu biro bishinzwe abinjira n'abasohoka ku mupaka wa Grande Barrière uhuza iki gihugu n'u Rwanda. Kimwe nk'uko bisanzwe mbere, guteza kashe ku ruhande rw'u Rwanda nta cyabaga kigoye mu gihe cyose wujuje ibisabwa. Ikibazo cyavukaga ugeze ku ruhande rwa Congo ku bakozi bashinzwe abinjira n'abasohoka. Iyo utibwirizaga ngo ushyire ibihumbi 20 by'amadolari muri pasiporo yawe, ushinzwe kuguterera kashe yashoboraga kukwirengagiza umunsi wose, kugeza wibwirije ukamuha kitu kidogo. Ubu ibintu byarahindutse ku biro bishinzwe abinjira n'abasohoka muri Congo. Uhasanga abasore n'abakobwa bavuga make, bambaye neza, bakagenzura ko wujuje ibisabwa, ubundi ugakomeza urugendo rwawe. Mbere iyo wagiraga Imana ukabona wambutse, wagiraga ngo uguye mu gaco k'amabandi. Ucyambuka umupaka ugana i Goma, ku nkengero z'umuhanda wahasangaga abagore n'abagabo bahicaye ndetse bahateye ameza. Buri wese yabaga afite akwishyuza, bamwe bavuga ko ari ay'imisoro ayo mafaranga bakwishyuza, andi ari aya gahunda za leta zitandukanye. Aha wahavaga utanze nk'ibihumbi 100 by'amadolari. Ubwambuzi ntibwarangiriraga aha. Imbere gato wahasangaga abapolisi bakora mu muhanda, ariko bakaka abaturage amafaranga, uboshye abaturisha mu nsengero. Nyuma y'umwaka umwe ibi byose byahindutse amateka. Kimwe mu bintu byakubwiraga ko ugeze i Goma ni umwanda wabaga uri ku mihanda, kuko ntibyari agashya kubona umuturage akuburiwe akajya kumena imyanda mu muhanda. Nubwo byari bimeze gutyo, abanyekongo bakubwiraga ko Goma ari uwo mujyi ufite isuku mu gihugu hose. Kuri ubu ibi ubikoze sinzi byakubaho, ariko umenya ubuyobozi buriho bwaguhana bwihanukiriye pe. Mbere y'uko AFC M23 igera mu mujyi wa Goma, wari warabaye isibaniro ry'abasirikare ba FDLR, FARDC na Wazalendo. Ibyatumaga hahora ikibazo cy'umutekano muke. Umwe mu bo twaganiriye uri mu buyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru yambwiye ko nibura buri joro hapfaga abantu 4 cyangwa 5 barashwe cyangwa bicishijwe intwaro gakondo. Utarapfaga yaribwaga cyangwa akagirirwa nabi. Byari byarageze aho umurwanyi wa FDLR ashobora kwicwa n'inzara ari mu mujyi, agashaka moto ubundi agahita atangira akazi ko gutwara abantu nk'umumotari. Iyi niyo mpamvu wumvaga cyane ubujura n'ubwicanyi bukorwa n'abamotari.
Iyo bitagendaga gutya, abarwanyi ba FDLR na Wazalendo bigiraga abagenzi, bagera aho bagiye bagafatira icyuma ku mumotari, moto ye bakayitwara. Kubera kubaho mu bwoba, wasangaga abatuye i Goma bakora uko bashoboye, saa 12 z'umugoroba zikabasanga mu rugo iwabo. Kuri ubu abatuye umujyi bakubwira ko byabaye amateka. Umuyobozi w'umujyi wa Goma yambwiye ko hari abagore bacuruza amasanduku baherutse kumutega, bamubwira ko bafite ikibazo gikomeye. Abatega amatwi agira ngo ni ikindi. Bamubwiye ko aho AFC M23 yagereye mu mujyi babuze abakiriya kuko nta bantu benshi bagipfa. Biratangaje. Umwe mu baturage twaganiriye yambwiye ko aba bagabo batuzaniye umutekano kandi ntibavuga menshi. Ubu dukora amanywa nijoro, icyo mwapfa cyonyine ni ugukora ibihabanye n'amategeko. Abatuye uyu mujyi bakubwira ko imyitwarire y'abasirikare ba AFC M23 itandukanye 100% n'abasirikare ba FARDC. Hari umwe mu basore nasanze ku biro by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru yagiye kwiyandikisha kugira ngo ajyanwe mu ikosi yinjire mu basirikare ba AFC M23. Namubajije cyatumye afata icyo cyemezo. Mu magambo make ati, abasore ba M23 baba basa neza, batambuka bitonze, ntibavuga menshi. Namubajije uko aba FARDC bitwaraga, ambwira ko bagendaga bihuta, batambitse ibirenge ndetse basa nabi. Iyi ahari niyo mpamvu hari benshi mu basirikare ba FARDC bahisemo kuyoboka M23 nyuma yo gutsindwa urugamba. Ikindi cyari cyarazengereje abaturage b'i Goma ni ikibazo cyo kutagira amazi n'umuriro w'amashanyarazi. Mbere ntibyari igitangaza kumara amezi 2 nta mazi. AFC M23 igifata umujyi, iki kiri mu bibazo yihutiye gukemura ndetse isanga kitari gikomeye, kuko kwima amazi abaturage byakorwaga ku bushake bigizwemo uruhare n'abari babifitemo inyungu zabo. Hari abayobozi bo muri leta bari baraguze amakamyo atwara amazi akayasaranganya hirya no hino mu mujyi mu bashaka kuyagura kugira ngo babone isoko. Byabaga ngombwa ko bima abaturage amazi. Umwe mu bayobozi b'ibitaro bikuru byo muri uyu mujyi twaganiriye yambwiye ko kutagira amazi byagiraga uruhare runini mu mubare w'abarwayi benshi bakiraga bafite indwara zikomoka ku mwanda. Ntawakirengagiza kandi ikibazo cy'ibura ry'amashanyarazi. Uyu muyobozi w'ibitaro yavugaga ko buri munsi babaga bafite lisansi yo gucana moteri kugira ngo baramire ubuzima bw'abarwayi bari ku mashini zibongerera umwuka, kuko umuriro washoboraga kugenda isaha ku isaha. Kuri ubu ubuyobozi bwa AFC M23 bwashyize imbaraga mu kubaka no gusana imihanda, gare, parking n'ibindi, ndetse bushimangira ko nta gahunda bufite yo kuva muri uyu mujyi wa Goma. Uwavuga ibyahindutse muri uyu mujyi ntiyabirangiza. Muri make bwakwira bugacya. Wakoze kuntega amatwi, munyemerere nsubikira ahangaha, tuzajye dukomeza kubana mu biganiro nk'ibi bigiye bitandukanye. Nje mwari kumwe, nitwe Tangisha Khaheri Kemanetsi. Reka nizere ko wamaze gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu uko tubikugezaho. Ngaho nimugire ibihe byiza, Imana ibarinde.